Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Reka dushimire Imana, namwe tubashimire kandi ko mukomeje kubana natwe. Ni iby'agaciro kenshi, ni umugisha udasanzwe kubagira. Mu by'ukuri hari igihe umuntu abivuga yenda hari umuntu wese akaba yabifata uko abyumva, ariko mba numva nta kindi mfite cyo kubabwira uretse kubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Mu by'ukuri ndabashimira uburyo mukomeje gufatanya nanjye kwamamaza ubutumwa bwiza kandi munanshyigikira kugira ngo ndusheho kwaguka no gutera imbere. Rero Imana ibahe umugisha. Ndabizi neza yuko hamwe no gusenga Imana izakora ibirenze ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana rero mu mwanya dufite Yosuwa turaganira igitabo cya Yosuwa ibice 14, turasoma duhereye ku murongo wa 9 tugeze ku 12. Yosuwa ibice 14 umurongo wa 9 tugere kuri 12. Haravuga ngo maze uwo munsi Mose arahira ati nukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko womatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Nuko Kalebu arongera avuga ati kandi dore Uwiteka yatumye mari imyaka 45 nk'uko yavuze, uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose Abisirayeli bakizerera mu butayu. None dore uyu munsi nkikije imyaka 85, ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite urya munsi Mose yanyohereje, uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba ntabarangatabaruka, na n'ubu niko zikiri. None umpe umusozi Uwiteka yavuze urya munsi. Icyo gihe wumvaga ko Abanaki bari bahari kandi ko hari imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye. None aharaho Uwiteka azaba ari kumwe nanjye, mbirukane nk'uko Uwiteka yavuze. Amen. Ndagira ngo tuganirire ijambo rivuga ngo Imana yaravuze. Imana yaravuze. Reka mbisubiremo nongere mvuge ngo Imana yaravuze. Wowe dukurikiranye, wowe turi kumwe, wowe nteze amatwi, tubana umunsi ku munsi, wowe ufite amasezerano Imana yaguhaye, ngiye kubwira ijambo rimwe rivuga ngo Imana yaravuze. Nushaka kubwira umutima mubwire ngo umutima wanjye tuza, Imana yaravuze. Iyo usomye muri Luka haravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, nyamara dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera tukize nituryitaho. Aho ni muri Petero. Nzanye itangazo rivuga ngo Imana yaravuze. Uko byamera kose, inzira zose byanyuramo, intambara zose byasaba, reka nkubwire ngo Imana yaravuze, kandi mu makosa itagikora ntijya yivuguruza. Iyo ivuze biraba, iyo itegetse birakomera. Nje kukwibutsa ikintu kimwe, we wari ucitse intege, wari urambiye kubera ibihe utegereje iby'Imana. Reka nkubwire ngo nubwo bimeze gutyo, Imana yaravuze kandi ntijya yivuguruza. Bibiliya igaragaje hano, murabizi uburyo Imana yabwiye Abisirayeli igihugu cy'amata n'ubuki. Ibasezeranya igihugu, irakibabwira. Abiza kuba na ngombwa ko bajya kugitata kugira ngo babanze bamenye amakuru y'iby'Imana yavuze. Bagezeyo koko basanga igihugu Imana yababwiye kira. Reka nkubwire ngo ntararenga, iby'Imana yakubwiye birahari. Haleluya. Akazi Imana yakubwiye kuba utarakinjiramo si ikimenyetso cy'uko kadahari. Imana yarakavuze karahari. Urugo Imana yakubwiye nubwo utararujyamo rurahari, kuko yaruvuze yabivuze ibizi ko ruhari. Iyakubwiye abana nubwo waba utegereje imyaka ingana gute, reka nkubwire ngo abana yakubwiye barahari. Nireba mu nda y'ingumba ikabonamo ishyanga rikomeye, kandi ngo igivuga ihereze ihagaze mu itangiriro. Naje kukubwira ngo komera umutima, Imana yaravuze. Ngo maze uwo munsi Mose arahira ati nukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko womatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose.
ibi ni ibintu Imana yari yarabwiye Kalebu. Kalebu yari afite isezerano yari yarabwiwe n'Imana. Mubuze uburyo igihe cyageze igihugu bakinjiramo, abandi bahabwa imigabane yabo, abandi bahabwa gakondo zabo. We ntiyahabwa icyo Imana yamubwiye kandi cyari gihari. Iyakivuze ntabwo yambaye kukirema, cyari gihari icyo Imana yari, icyo Imana yakubwiye kirahari. Nubwo uyu munsi waba udasa n'icyo Imana yavuze, ariko kirahari. Navuga ngo ho muri Imana yaravuze kandi izasohoza icyo yavuze, kuko ari nta jambo ivuga ngo rihere. Ngo nuko Kalebu arongera avuga ati kandi dore Uwiteka yatumye Mariya imyaka 45 nk'uko yavuze. Uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose Abisirayeli bakizerera mu butayu, none dore uyu munsi nkikije imyaka 85. Imana yabivuze Abisirayeli bakizerera mu butayu. Imana ivuga ibyo izakora. None umva imyaka ishize, 40 Imana ikirinze icyo yavuze, 40 Imana ikirinze uw'Imana yavuzeho. Ndashimira Imana. Ni Imana irinda ijambo ikarinda n'uwo yaribwiye kugira ngo rizasohore. Nakuzaniye amakuru atari mashya mu buzima bwawe, atari mashya mu matwi yawe, ahubwo ngira ngo nongere nkwibutse wowe warucitse intege ukomere, nkubwire ngo Imana yaravuze kandi yavuze niyo kwizerwa, izasohoza ibyo yavuze. Araba ngo ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherejeho, uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba n'abarangatabaruka, na n'ubu niko zikiri. Ashatse kumwereka yuko nta kibazo afite cy'imbaraga. Wicaje kuburana, aje kuburana icyo Imana yavuze. Biraba ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze, ntimukamwemere kugeza igihe Yerusalemu hazahindukira amashimwe. Bamama mu nteza amatwi Imana yaravuze. Haleluya. Bagabo mu nteza amatwi Imana yaravuze. Basore namwe bakobwa nimukomere, Imana yaravuze kandi yavuganye natwe niyo kwizerwa. Hari ibyo yavuze irabisohoza, n'ibyo itarasohoza izabisohoza. Naje kubibutsa yuko Imana yavuze. 12 none umusozi Uwiteka yavuze urya munsi. Haleluya. Aravuga ngo ekwe Imana yaravuze, ahubwo nje kuburana icyo ntahawe kandi gihari. Kandi Imana yarakivuze, none ndaje mpabwe wa musozi Uwiteka yavuze urya munsi. Imana yaravuze. Reka mabwire ngo Imana yaravuze. Iyo nibutsira ijambo, iyo ndi kurisoma ndakomera nk'abana nubwo hazi intambara, nubwo hazi ibigeragezo, Imana yaravuze kandi ntijya yivuguruza si nk'abantu. Ndashima Imana ko ibyo ntunze atari ibyo nabwiwe na data, dore ko atakinahari. Ntabwo ari ibyo nabwiwe na mama, dore ko atakinahari. Si ibyo nabwiwe na uncle na auntie, oya niba nahari. Ni ibyo nabwiwe n'idashobora kubeshya, ni ibyo nabwiwe n'itivuguruza, ni ibyo nabwiwe n'Imana ishobora byose. Imana ishimwe ko ibyo ntunze ni iby'Imana yavuze. None umusozi Uwiteka yavuze urya munsi. Icyo gihe wumvaga ko Abanaki bari bahari, kandi ko hariho imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye. None aharaho Uwiteka azaba ari kumwe nanjye, mbirukane nk'uko Uwiteka yavuze. 13 bavuga ngo Yesuwa aha Kalebu mwene Yefune umugisha, maze amuha umusozi witwa Heburoni ngo habe gakondo ye. Ibyo aburana si ibinyoma, ni ibintu Imana yavuze. Ibyo aburana birahari, ariko birimo n'abandi. Avuze ko agifite imbaraga, ari buze kurwana urugamba, kandi aravuze ngo sindi njyenyine. Uwiteka wavuganye nanjye araza kubana nanjye, araza kunshyigikira, kuko ibyo ndwanira si ibinyoma, ibyo ndwanira ni iby'Imana yavuze.
murabizi ko byaje kurangira abonye gakondo ye ayirukana amamoko yari arimo gakondo ye nk'uko Imana yavuze. Bene data, nshuti bavandimwe, ibyo uri guhura nabyo urabona bidasa n'iby'Imana yavuze, ariko nubwo uri kurwana intambara zo muhama Imana yaravuze. Nongere mbibutse, Yosefu ibyo yabonye, ibyo yarwanye nabyo ntabwo ari iby'Imana yamubwiye mu nzozi. Ariko nubwo yabeshewe, nubwo yatawe mu rwobo, nubwo Imana yari yaravuze ko azayobora bene se. Reka nkubwize ukuri, nubwo uri kunyura hatoroshye, nubwo ubona ubuzima bwanze, Imana yaravuze kandi yavuze niyo kwizerwa. Reka ngutangarize, reka nkwibutse yuko icyo yavuze izagisohoza. Haravuga ngo ijuru rizavaho, isi izavaho, ngo ariko uwizera azabona amasezerano. Urareba hirya no hino ukabona nta nzira zihari. Imana yaravuze. Uri umushomeri, Imana yarakubwiye akazi karahari, Imana ipfa kuba yaravuze. Ugize 25-30 na Imana yaravuze ubukwe, nta kibazo. Ubwo ukiriho Imana yaguhaye guhumeka, ikiguhaye ubuzima ikaba yaravuze izakubakira urugo. Umaze imyaka 5, 6, 10 nta rubyaro warashatse, ipfa kuba yaravuze ko izaguha urubyaro. Niyo kwizerwa. Naje kubabwira iki, no kuri yaravuze. Biragoye kubyumva kubera igihurimo pe. Birashoboka ko atari nabwo bwa mbere wumvisha aya magambo usanzwe unayumva, ariko reka nkubwize ukuri, Imana yaravuze. Nushaka ugenda uvuga ati ko biri rwose ibiciro byazamuka, amazu yahenda, Imana yavuze ko nzabaho. Minerivare zazamuka zitazamuka, Imana yavuze ko abana banjye bazigishwa n'Uwiteka. Reka babwire ngo Imana yaravuze kandi yavuze niyo kwizerwa. Ndashimira Imana, mu minsi yashize yankoreye igitangaza. Yajyaga imbwira ngo abana banjye bazigishwa n'Uwiteka. Kandi iyo Imana ikubwiye gutyo, nuko ibibona ko udafite ubushobozi bwo kuzabigisha, ikakubwira ngo abana bazigishwa nanjye. Ntabwo Imana yakubwira ngo nguhaye inzu ibona ufite amafaranga yo kuyubaka, uragenda ugafata amafaranga. Imana ntitubwira ibyo dushoboye, Imana itubwira ibyo tudashoboye. Nijyaga imbwira ngo abana banjye bazigishwa n'Uwiteka, nkibaza bizacaye, nkajya nkumva mbona ati ndashima Imana yamuha muterankunga, nkibaza ese Mana njyewe aba bana banjye bari hehe, bizaza ryari? Ejo bundi Imana ikoresha umukozi w'Imana, ndabizi neza yuko ajya akurikirana ibyigisho byanjye umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo muvandimwe, aho uri Imana iguha umugisha, abana bawe bahabwa umugisha, urugo rwawe ruhabwa umugisha, imirimo yawe ihabwa umugisha. Wambereye uw'Imana inyuramo isohoza rimwe mu masezerano yampaye. Ndabizi si uko ufite ibya mirenge, ntabwo ari uko ufite byinshi, ni wa mutima w'urukundo. Kandi ni rya sezerano Imana yari yaravuze yasohoje inyujije muri wowe. Njya mbwira abantu ngo hari abantu Imana ivugiramo, hari n'abantu Imana isohorezamo. Bene da, Imana imbwira ko abana banjye bazigishwa n'Uwiteka ntiyari ahari, yewe ntiyari anabizi ko iryo sezerano ndifite, ariko Imana yamukoreyemo. Arambwira ngo mukozi w'Imana, umwuka w'Imana yanyibukije imirimo nakorewe abana banjye bagiriwe neza n'Uwiteka. Numva umwuka w'Imana anyemeje gufata umwana wawe w'imfura nkajya mwishyurira minerivare. Ndashimira Imana ko umwana wanjye w'imfura yabonye umuterankunga umwishyura minerivare. Ibyo Imana yari yarabivuze, none dore irabishohoje. Ndahise mvuga ntubwo Imana ihereye ku mwana w'imfura na babiri basigaye igiye kubazanira abaterankunga, kuko Imana yarambwiye ngo nkorera nanjye nzakugirira neza, nkorera abana bawe bazigishwa nanjye. Nukuri Imana ibyumvira mu ijuru, narayishimye nzakomeza no kuyishimira. Ariko namwe tubana online, reka mabwire ngo iby'Imana ivuga irabisohoza. Ni muhumura, Imana yaravuze. Ndashimira Imana, reka mbasangize iryo shimwe. Namwe abafite ibibazo by'abana kwiga, reka mabwire ngo
yavuze ngo bazigishwa n'Uwiteka, yabivuze niyo kwizerwa, ifite ubushobozi, ifite imbaraga, iyo ibihamagaye birayitaba, namwe izabagirira neza. Iryo shimwe ndaritambukije, yumve ko nyishimye, kandi namwe Imana ibagirira neza mujyanye niyo mwifuza. Hari icyo mwifuza ku Mana, hari icyo mukeneye, namwe Imana ikibahe. Ndashimira Imana rero ko Imana yankoreye igitangaza, umwana wanjye mukuru w'imfura akaba yarabonye umuntu uzajya umwishyura minerivare. Yambwiye ijambo rikomeye, numva rinkoze ku marangamutima, mbwira Imana ngo Mana, sinabona icyo mwitura, nta nubwo abinkoreye nkunguriza, ariko umuhaza uburame we n'umuryango we, umuha umugisha, nta kindi nshoboye uretse kumwaturaho umugisha. Kandi ndashimira ko njya nkwatura, yavuze ngo izaherekeza amagambo ava mu kanwa kacu iyasohoze. Arambwira ngo umwana wawe njyewe nkiriho nta kintu azamburana. Umwana wawe njye nkiriho ntacyo, ahura Imana iguha umugisha. Ndabizi ko buno butumwa uzakugeraho, reka ngushimire. Imana iguha umugisha, kandi Imana iguha umugisha. Ndavuze ngo Imana iguha umugisha. Bibiliya avuga ngo tujye dushima, tujye dushimira Imana yabikoze, ariko dushimire nabo yakoresheje. Imana ndayishimye, naranayishimiye, no mu rusengero narayishimye, n'ubu ndayishimye, ariko nshimiye n'uwo yakoresheje. Nawe Imana iguha umugisha, nawe ibyo wifuza Imana iguhuze n'abafite ibyo wifuza. Reka mvuge ngo Imana yaravuze, iguhuze n'usohoza ibyo yavuze. Yemwe abanteze amatwi, Imana yaravuze, ibahuze n'usohoza ibyo yavuze. Imana yarabwiye Kalebu umusozi, ariko yamuhuje n'umukatira, n'umuha uwo musozi Imana yari yaravuze. Reka nkubwire ngo Imana yaravuze, uyu mwaka, muri uyu mwaka iguhuze n'abasohoza ibyo yavuze, kuko ari Imana ivuga ikagira abivugisha, ikagira n'abikoresha. Ibyo yakubwiye birahari, yaravuze, iguhuze n'abasohoza, iguhuze n'abashyira mu bikorwa ibyo yavuze. Imana ibaha umugisha, Imana bagire neza. Reka dusenge dushimire Imana yuko yavuze, kandi tuyishimire ko igiye kuduhuza n'abasohoza ibyo yavuze. Imana yaravuze, niguhuze n'abasohoza ibyo yavuze. Nkuko yambwiye ko abana banjye bazigishwa n'Uwiteka, ikaba imuje n'uwishyurira umwana umwe, ubwo n'abandi iraje bakurikizeho, kuko Imana ntigikora ibintu igice, ntigikora ibintu igice. Reka dusenge. Turagushimiye ko nta yindi Mana ihwanye nawe. Waravuze, ngiye wavuganye nanjye, hari amasezerano mfite amwe warayashoje n'uzayasohoza. Abagabo banteze amatwi wavuganye nabo, abadamu wavuganye nabo, basore n'abakobwa abanyarwanda wavuganye natwe. Waravuze, none turagushimiye ko wavuze kandi utajya wivuguruza. None tugushimiye ko wavuze kandi ugiye kuduhuza n'abo unyuramo usohoza ibyo wavuze. Nk'uko wampuje n'uwunyuramo usohoza isezerano ryo kwiga k'umwana wanjye, nabo bakeneye guhura n'ibyo wavuze. Hari abo wakoresheje bahanura, ariko bahuze n'abasohoza ibyo wavuze. Nanjye urankoresheje, hari ubuhanuzi mbahaye, bahuze n'abo bantu rero bari buze gusohoza ibyo wavuze, maze twese tuzahuriza hamwe amashimwe. Dushimire yabivuze, ariko dushimire n'abo yakoresheje, dushimire n'abo yanyuzemo ivuga, kuko ibyo ni ibikoresho byawe. Hashimirwe Imana ibikora, ariko hashimirwe n'abikoresha. Turagushimiye ko ayo mashimwe azatambuka hano ku rubuga, hagatambuka aho dusengera, tukayasangiza inshuti n'abavandimwe, tukavuga imirimo y'ibyo wakoze. Himbazwa n'amahanga yose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, imagirire neza. Tuzahura ubuhamya bw'uko Imana yaguhuje n'abasohoza ibyo yavuze, tuzabibone muri komanteri wandika ko Imana yaguhuje n'abasohozi. Nawe uzadusangiza ubuhamya nk'ubwo mbashangije ko Imana yangiriye neza. Mufatanye nayo kwamamaza ubutumwa bwiza. Imana ihuje mu izina rya Yesu, ndabakunda, amen.